Nongeye kubahereza ikaze rero kuri Sobanukirwa 5 TV bakunzi bacu aho muherereye hose, nkaba nyine nizeye ko mukomeje kugubwa neza cyane. Sobanukirwa 5 TV rero nk'uko mubizi akaba ari channel ibagezaho ubumenyi bwinshi cyane, ibintu byinshi mutazi. Akaba ariyo mpamvu nyine yabaye kugira ngo ibashe kubasobanurira ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi buvumbure ibintu 10 abamisiyoneri batubeshye mu izina ry'Imana. Hari abaje bavuga ko bazanye ubutumwa bwiza, ariko abandi bo baje bafite izindi nyungu zabo mu by'ukuri zitari inyungu, zitagize icyo zitumariye mu buzima bw'Imana. Ni ukuvuga ngo baje bafite inyungu zitari iz'Imana. Ese waba uzi ibyo batubeshye? Hari ikintu waba uzi mu bintu abamisiyoneri n'abapadiri bera babeshye uyu munsi kugeza iyi saha? We hari ikintu ubiziho, cyangwa wagiye ubyumva gutyo gusa ko batubeshye ariko ntumenyemo byibuze n'ibyo batubeshye? Aka kanya rero ngiye kubigusobanurira kugira ngo nawe umenye ububi bwabo n'ubugome bwabo. Icya mbere, batubeshye ko Imana itumva ururimi rwacu. Ntabwo batubeshye ko Imana itumva ururimi rwacu. Urumva rero, hanyuma bavuga yuko kuvuga mu ndimi zabo, kumenya Icyongereza, Igifaransa, ibyo ngibyo ari byo Imana ishaka. Urumva baturengeye bavuga ko gusenga mu Kinyarwanda cyangwa Ikinyaruguru nyine ni ururimi rwakoreshwaga icyo gihe nyine baza, batubwira ko ari ugutuka Imana. Niyo mpamvu bagiye baza ugasanga barimika nyine ibintu bijyanye n'indimi zabo. Ikindi batubeshye ko gukira ari icyaha. Batwigisha kwishimira ubukene kandi bo bafite ibyo bashakaga. Urumva baraje nyine, abasoma Bibiliya muzi uburyo ki bagiye bakoresha ibyanditswe bimwe na bimwe, bakavuga ko hahirwa abakene mu mitima. Nuko ugasanga bo barakubwira ko gukena ari byiza, umukene ariwe uzabona ijuru. Nyamara bagafata umutungo w'Abanyafurika, bagafata zahabu, bagafata ubutaka, ibintu byose bo bakabyishyiraho bakabitwara, mu gihe abandi bo bari aho ngaho gusa ngo abakene bo bazajya mu ijuru. Nyamara bo batundaga umutungo w'Abanyafurika bawujyana hehe? Bawujyana i Burayi. Ikindi kintu bagiye batubeshye ko kubaha abakoloni ari ugukiranuka. Niyo mpamvu igihe cyose wasaga umukoloni, umupadiri cyangwa se umumisiyoneri, ni abantu babaga bameze nk'Imana, aho babaga batambutse hose. Ni ukuvuga ngo abantu nyine barapfukamiraga, barabaramyaga, bumva yuko kububaha, kubagandukira ariko bizatuma bagira gute? Bakiranuka. Rero Bibiliya bayihinduye igikoresho cyo gukangisha abantu, babeshya abantu nyine, dore ko n'abantu n'ubundi nta n'uburenganzira, nta n'ububasha bari bafite bwo kuba bareba muri Bibiliya ngo bisomere nabo bamenye uko icyo Bibiliya ivuga. Ikindi batubeshye ko umuco wacu ari uw'icyaha. Imbyino, amazina yacu, imyambarire, byose bavuga ko ari iby'icyaha. Urumva ko amazina baduhaye, amazina yabo basanze twifitiye amazina yacu y'Ikinyarwanda, ariko ayacu bayagira ay'abapagani. Bahita ngo ni amapagani, baduha ayabo baduhaye, baza bavuga ko ari amakirisitu. Kugera n'iyi saha uzumva umuntu akwaza ngo wese ngo Kristo ryawe ni irihe? Ngo izina ryawe ry'iri Kristo ngo ritubwire. Ngo uri pagani. None iry'iwanyu iryari rya gakondo rinasobanutse, baryise iripagani, ahubwo iryo utazi n'ubusobanuro bwaryo babyita ngo ni ubukristo. Urumva rero ni ikibazo. Batubeshye ko ubutaka atari ubwacu. Ubutaka ko atari ubwacu. Urumva ubutaka si ubwacu. Nyamara bo ugasanga ubwabo bagize gute se? Bafashe ubutaka bakajya babwishyiraho bw'abaturage, bakabutwara, bakabusinyira, abaturage bakabusinya, bakabutanga. Urabizi Kiliziya ahantu yagiye ifata
uko hangana, yagiye ifata imisozi bakayiyegurira, bakayitwara, bakandika impapuro, bakagira gute. Ibyo byose murabibona, urabona imisozi, amakiliziya ahantu aba yubatse usanga barakabye ahantu hose, imisozi yose ari iyabo, haba hano mu mujyi wa Kigali, haba hanze, haba hehe no mu bindi bihugu. Ni uko nguko byose byari bimeze. Ikindi batubwiye ko gukunda igihugu cyacu ari ubupagani. Ibintu byanyu ni ibintu by'ubushitani, ibintu byanyu ni ibintu bitarimo ubukristo, badukwangisha ibyacu nyamara badukundisha ibyabo. Rero ibyo byose ni ukuvuga ngo gukunda igihugu cyawe, ni ukuvuga ngo bagiye babifata bakabihindura nk'ubugambanyi. Kubera iki? Bashaka ko dukunda ibyabo, ibyacu tukagira gute, tukabyihorera. Ikindi batubeshye ko ibihembo byose bizaboneka mu ijuru. Urumva, ibihembo byose muzahembwa nimugera mu ijuru, nyamara bo bakaba bafite ibihembo byose hano ku isi. Urumva aho bageraga, ukuntu bakirwaga, ukuntu babafataga, ukuntu babahaga icyubahiro, bakabaha ibyabo, bakagira gute, ariko bagakoresha amaturo n'ibyacumi n'ibiki byose. Ibyo byose bagiye babitangisha, ariko baba babwira abakristo ko ibihembo byabo biri mu ijuru. Urumva ikibazo ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi ni ukuvuga ngo batubeshye cya danje, batubeshye nacyo kihambaye, kuvuga yuko tutagomba kugira ikibazo tubaza mu ijambo ry'Imana. Niba padiri, pasiteri avuze, ubwo ni Imana ivuze, ubyumve ntubyumve, ariko iby'Imana ntibibazwa. Iby'Imana ntawe ubibaza, iby'Imana ntibyongerwaho, iby'Imana ntukeneye no kubimenya, ntukeneye no kubyumva, ahubwo niba nyine Imana ivuze akira. Ako kantu rero katumye abanyafurika babaho badatekereza, batubura agatwe. Wajya kubaza ati oya, ati rwose, ati bari abantu, ati Imana murabizi, Imana ntawe uyibaza, Imana ntawamenya ibyayo, ntawe ugiye impaka n'umukozi w'Imana. Ariko kugeza n'iki gihe, iki kintu cyo kutabaza, ibi bisigisigi byo, amadini n'ubusanzwe n'ubundi yabaye intwaro cyane yo kugira ngo n'ubundi bakoronize abantu, bakoresheje n'ubundi Bibiliya. Aka kantu ko rwose n'ubundi nubwo n'ibindi bigihari, ariko iyi ni intwaro nayo yatumye abanyarwanda barimo barakoroniza bene wabo mu bijyanye na Bibiliya, mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Bituma abanyarwanda, wenda reka mvuge hano iwacu, ariko si hano iwacu gusa, no muri Afurika, aho usanga iki kintu cyo kutabaza, cyo rwose idini yebana yo yanacyungukiyemo cyane, kubera ko nabo babonye iturufu, babonye intwaro bakoresha cyane, ugasanga ariyo mpamvu abantu badashobora kubaza. Haba Korowani, ntushobora kubaza shehe umaze ati ese ibi ngibi ko bivuga gutya na gutya. Oya, icyo avuze ni icyo ngicyo, nimba ari icyo yavuze yaravuze. Nugera ku mukristo nawe, nugera kuri padiri cyangwa pasiteri ukamubaza ati se bimeze gute ahangaha ko bavuga gutya? Oya, ahangaha nawe nta kintu wemerewe kujya gute, nta kintu wemerewe kubaza. Rero ibi bisigisigi byo biracyahari. Iyi nayo yabaye intwaro y'ubukoroni bushya, ubukoroni bwitwaje ijambo ry'Imana, bituma abantu batagize gute, abantu bategura agatwe ngo babe babaza. Ariyo mpamvu usanga abantu nanone baheze mu bujiji kugera n'iyi saha. Hanyuma ikindi batubeshye ko Imana ari umuzungu. Garagaza Imana ko ari umuzungu, berekana Imana ifite isura y'umuzungu. Ibyo rero ni ukuvuga ngo byagize n'ingaruka ku mitekerereze yacu, aho twumva ko Imana ari umuzungu, nyamara kandi n'Imana ubwabo ntibayibonye, nta n'urabona Imana, ariko bo baje bayishushanya muri kwa kwikunda kwabo, bavuga ko Imana ari umuzungu. Rero uku nguku niko abamisiyoneri baje, kandi icya mbere ni uko
ubu buryo aribwo bakoresheje. Ni ukuvuga ngo abamisiyoneri, hari abaje mu by'ukuri abamisiyoneri beza barwanyije ubucakara, bubaka amashuri n'amavuriro, ariko nanone tugomba kumenya kugira ngo ibi bintu bitazigera bigira gute bisubira, cyangwa se ugasanga dusubiye inyuma no mu mitekerereze. Rero bavandimwe, namwe mukurikiye iki kiganiro, ese hari ikindi kintu uzi batubeshye mu izina ry'Imana? Nawe rero waza kudusigira igitekerezo cyawe, tugasangira ibitekerezo. Rero ntimucikwe n'inyigisho itaha. Subiza amaso inyuma, mujye musubiza n'amaso inyuma, kandi kabisa umenye ukuri. Ukuri kuzagira gute? Ukuri kuzakubohora. Rero nkaba mbifuriza gukora share, like, ndetse utange na comment kuri Sobanukirwa 5 TV. Reka rero tuzasubire mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Turi kumwe, kandi nizeye ko muzajya mugenda mubona mwunguka byinshi ku bijyanye na Sobanukirwa 5 TV, ku bintu byinshi izajya ibagezaho. Reka rero dusubire mu kiganiro cy'ubutaha.